Okay, ni Yambi TV official nk'ibisanzwe. Twakiriye umuvandimwe rero atangira twibwira amazina ye. Murakoze. Nitwa Munyengabe Vedasti. Ndi umupapa, mfite umudamu n'abana batatu. Ntuye Kicukiro i Gahanga muri Kagasa. Nanjye naje gusenga hano ikanyarira kugira ngo ndebe ko hari ikintu Imana yankorera kubw'uburwayi bwanjye cyane cyane. Uburwayi bwawe bumeze bute? Nkuko rero mubibona ni ibibazo bya gisida nagize, nibyo cyane cyane byampagurukije. Ntabwo byoroshye kuva Kicukiro kugera n'ahangaha kuko ahantu henshi mba mpakoresha amatike, ariko ndavuga ngo Imana ishoboye byose. Naje ejo mu gitondo, ubwo rero kugeza na n'ubu ngubu narayinaha, na n'ubu ngubu ndacyarimo kwinginga. Cyane cyane rero ku bibazo nk'uko mubibona bya gisida nibyo nagize, mvunika akaguru ku buryo naciye mu cyuma, maze amezi agiye kuba 3 ndwaye, basanga igufwa ryo hepfo ryaracitse, hano ryaracitse, mbese babona harimo ikibazo. Ngo navuze nuko byagenda kose ntago nakoraga agisida mu myaka isa nikurikiranye ngo bibe ari gusa. Ndavuga nti ngomba kugenda nkabaza Imana kugira ngo ndebe yuko niba Imana yabasha kunkiza nkuko nzi ko n'ubundi ikiza abandi bantu bose. Ndavuga nti nanjye nkuko igenderera abandi, nanjye ntinsige. Bituma rero mpaguruka nanjye nzi nanga akanyarira. Ngo rero ikibazo cyane cyane mfite n'icy'uburwayi. Hanyuma tubwiye ngo ntiwakora agisida mu gihe gikurikiranye, bishatse kuvuga iki? Hari ndagisida bigeze ugira mbere? Yego, ubu ya gisida nkoze ni ya 3 mu myaka yegeranye. Agisida ya mbere nayikoze 2014, ubwo rwose haraciyemo igihe ndakora bisanzwe. Yari iki? Ni imodoka. Imodoka yakugonze? Ni imodoka donc nari nyirimo 2014. Nibwo nari nyirimo ntashye ngiye wacu mu cyaro kuko mvuka Igisenyi. Ko rero ngeze ahitwa mu Nkoto nkora gisida, ariko ndavuga nti buriya niko byagenze. Ndiyakira njya kwivuza CHK, njya Kanombe ndivuza, mbona ndakize, namaze nk'umwaka ndwaye, ariko mbona Imana hari ikikoze. Ubwo rero nkomeza gusenga Imana mu buzima busanzwe. Ejo bundi rero uyu mwaka turangije 2022 nibwo naje gukora iyindi gisida mu mpera z'umwaka ni muri nko mu kwa 9. Ndarwara nk'ukwezi kumwe, byo ntago yo yari ya moto. Yego, yari ya moto, ariko sinarwara igihe kinini. Nko mu kwa 11 ndoroherwa, nkomeza akazi bisanzwe ko mu buzima busanzwe. Ndi umumotari. Yego, ubwo rero ejo bundi mu kwa mbere, mu ntangiriro z'ukwa mbere, maze amezi 2 nkize, nongeye gukora kandi maze igihe ntwara moto. Nongeye ubwo gusubira mu muhanda, nakoze nk'icyumweru kimwe mu cya 2 mba nkoza gisida noneho ikomeye. Ngenda ndarwara Masaka, niho ambilanse yanjyanye. Mvi Masaka nzi Kanombe. Ngeze Kanombe barambwira ngo nkora na muganga waho, arambwira ngo nukubagwa, ngo kuko icyuma kiri kwerekana yuko akaguru kashinjaguritse, yanzura yuko ngomba kubagwa. Ubwo rero nkomeza kurindira Imana nanasenga, ariko nyuma ho gatoya ko nayikoze mu kwa mbere, nkomeza kugenda nzenguruka ku bitaro ngira ngo ndebe yuko nabona randevu yo kubagwa. Bari bampaye mu kwa 4, kandi nakoze gisida mu kwa mbere. Bampereza kubagwa mu kwa 4 kuri 12 z'ukwa 4. Kubera ububabare numvaga, urumva ntabwo byoroshye kugira ngo ube akaguru barimo kubwira ko kashinjaguritse, nawe ubyumva, wumva ku murundi irimo kubabara, wumva hasi uri kubabara, wumva mu mavu uri kubabara, n'umubiri kubera ibikomere by'umubiri. Ntabwo byoroshye kugira ngo bakubwire ngo ni mu kwa mbere
uzabagwa mu kwa 4. Yego ngo bakimara kubimbwira ndazenguruka kugira ngo ndebe ko nabona ubuvuzi. Hari aho nabajije barambwira ngo kubagwa ni 900,000, hagati ya 900 na miliyoni. Numva birenze ubushobozi bwanjye, nkomeza gutakamba, baranziritseho amabande, numva akaguru karimo kwizunguza, banzirikiraho bande. Bigeze aho numva ikibazo gikomeje gukomera, naryama nkumva amagufwa arimo gukomana nayo ubwayo. Abavandimwe baje kundeba, nkajya mbatekerereza ikibazo uko kimeze, barambwira bati rero ihangane, abo dusengana bameze kumpamagara banyihanganisha, ariko ntago byoroshye kugira ngo ubane ubwo bubabare. Noneho banaziritseho bande, naje kujya kwa muganga ahantu hitwa ku Nkuru Nziza, ndagenda ndyamayo, ndababwira nti ndababaye, nta n'amafaranga mfite, ariko nimurebe icyo mwankorera. Umuganga rero arahansanga, arambaza ati ese bimeze bite? Mutekerereza inzira zose nanyuzemo, ariko mubwira ko ntashoboye kuryama n'ububabare mfite. Arambwira ati rero icyo ukora, shaka reba ko wabona amafaranga makeya, turebe yuko twenda twaba tugushyiriyeho sima mu gihe uyitegereje randevu yo kubagwa. Nuko abanshyireho ino sima mubona yizamuye yageze hano hejuru uko akaguru kose kameze. Ubwo ntegereje muri iyi minsi yuko uko kwa 4 kwagera, ndebe kuri randevu yanjye niba hari icyo Imana yakoze. Ubwo nibiba ngombwa bazambaga, ariko navuze nti Imana ikomeze impagarareho, nkuko yanyimanye muri za gisida 3 zose nkoze. Reka njye gusenga, ndava no ku musozi Kanyarira, nzava ku musozi Kanyarira, uko byagenda kose hari icyo Imana iri gukora. Ubwo nubwo buryo munsanze hano, nanjye ndimo gusenga, naraye hano ndi mu masengesho y'iminsi 2 Imana yantegetse. Ndi hano kugira ngo nanjye ndebe yuko hari icyo Imana yakora. Hanyuma gukora agisida zikurikiranye, yego, ukeka ko ari iki? Ni imyuka kugendaho, ni iki gituma ukora agisida zikurikiranye? Yego, nkigera ahangaha rero Kanyarira, ntabwo byari byoroshye kuhazamuka, ariko nahageze nsanga hari abandi bantu bari gusengera munsi y'umusozi hari ahepfo ku mazi. Turasengana, umukozi w'Imana wambonye bwa mbere ukuntu navuye kuri moto, banteruye akaguru bagashyira hasi kugira ngo mbashe gukandagira, kuko kuva i Muhanga kugera hano Kanyarira hasi munsi y'umusozi haba harimo imikuku muri utwo duhanda. Nza nicekagura, nahageze akaguru kabaye ikinya, ariko umukozi w'Imana wambonye bwa mbere yaransengeye, ijwi ry'Imana rimunyuramo, arambwira ngo ufite imyuka mibi abantu baguhuhera bo muri karitsiye, aho ugenda hari abantu bagufitiye ishyari, ni imyuka mibi bampuhera. Iryo ngiryo mba ndarikandagiye, ariko nanjye ndyamye mu nzozi. Iyo namaraga gusenga, nasenze neza, natuye, nabanye neza mu gihe n'Imana, nanjye nabonaga inzozi, ariko simbona umuntu ungirira nabo wari we. Yego, ubwo rero naje hano kugira ngo mbaze Imana uko ibibazo byanjye bihagaze, ariko abantu kumenya yuko hari abantu baba bari kubikoherereza. Namaze kumenya ko ari abantu barabonamo kubinyoherereza. None se witeze iki kuza Kanyarira urwaye? Ntabwo byoroshye, n'urugendo rukomeye rw'ubuzima, ariko uko byagenda kose naje hano nizeye yuko ndakira, kuko nagiye numva amakuru, kuko n'ubwa mbere mpasengera hano kuri Kanyarira. Ubundi najyaga gusenga, nkasengera i Nyanza ahitwa Sinayi, nkajya ahitwa Banguka Ngutabare za Karembure, nkajya ahitwa muri Kongo, hari ubutayu buri hakurya y'umurambi hitwa muri Kongo. Ahantu ninshigaje kugera ni muri Kanyarira, nubwo kubw'intege nke ntabashije kuhazamuka ngo ngere hejuru ku musozi haramureba, ariko naje kuri Kanyarira kugira ngo ndebe ko hari icyo Imana yakora. Ariko nanjye nkihagera nkasengana n'abantu, niteze ko nanjye rwose gukira kwanjye
Imana nzahava ari uko ikibazo cyanjye gikemutse, numva yuko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwanjye. Ninumva impinduka nzashakisha ukuntu nanjye nabona itike nanjye nongere ntahe ndindire za tariki. Yego, nizeye rero ko Imana izankiza, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo Yesu yajyaga ajya gukiza abantu ngo akabanza kubabaza niba bizeye. Ijambo rero bimbwira neza ko iyo wizeye ukira. Yesu rero amaze gukora ku maso impumyi yitwaga Baritimayo, yamukoze ku maso aramubwira ngo genda ndagukijije, nawe aravuga ngo ndabyizeye. Nanjye rero nizeye ko nanjye Imana ninsanga hano Kanyarira nk'ahantu nafasheho ubuhamya bwinshi bw'abantu bagiye baharwarira bakahakirira, nanjye nizeye yuko nanjye kubwo kwizera mfite Imana izankiza ku bushake. Ni izihe ngaruka uyu munsi uri kugirwaho no kuba warakoze impanuka, usibye ingaruka zisanzwe z'umubiri zo kuba waravunitse? Yego, murakoze. Hirya y'umubiri bisanzwe, uretse ububabare ngira, ariko urumva ntabwo byoroshye mu buryo, kuko nkuko nababwiye mfite umudamu n'abana 3. Yego, ahantu rero byaje gukomerera cyane, n'ubundi ntabwo byari byoroshye nk'umuntu wahagurukiraga urugo n'umudamu akajya gushakisha, ariko murabizi ko muri Kigali ntabwo byoroshye, nkabasha guhagurukiraga urugo nkajya gushakisha, ariko nkimara kurwara umudamu nawe yarashakishaga, ariko nawe agomeza kongeramo imbaraga, akajya ajya Gahanga gushakisha, karangura inyanya, karangura imboga cyangwa n'ibijumbo yabibona n'utundi tuntu, nawe ashakisha kugira ngo arebe ko twabona ubugari. Nubwo nabwo bwahenze, ngo numvishe sinjya kuri butike, numvishe ambwira ngo bwaguze 900, numva ntabwo byoroshye nyine, ariko ndavuga nti Imana iri mu ruhande rwacu. Urumva ingaruka zo ntabwo zabura muri ubu buzima, ni Kigali n'ukuntu ibintu byahenze ahantu hose, ariko nibyo nari mbabwiye ahantu byaje gukomerera. Urumva impamvu mvuga nti hari ikibyihishe inyuma, n'Imana itari yabivugaho ngo nkandagire ibanga yuko hari abagome baba bangendaho banyohereza iyo myuka mibi kugira ngo ibibazo binzeho bikurikiranye. Njyewe nanjye najyaga mbitekerezaho ko ahantu byaje gukomerera mu ntangiro mo hagati mw'uku kwa kabiri, n'umwana wanjye nawe yarahiye hano kunda hose arashya. Mu byo nazanye hano n'amafoto ye nayazanye kugira ngo nawe nyashyire imbere y'Imana, ndi ku uyu musozi Kanyarira nyapfukameho nsenge kugira ngo ndebe niba ari Imana yakora. Ikibazo rero cyaje gukomera cyane cy'ubuzima umwana amaze gushya. Yego, mu bisanzwe nyine mba ndi mu rugo, umudamu yajya gushakisha, kuko ntabasha kugenda ngo nabasha guteka, nkamubwira nti rero mbere yo kugenda ubanza utekere umwana igikoma, cyangwa se niba hari n'icyo kurya wabashije gucuruza ukarara hari ikintu wungutse, ugenda utetse ibyo kurya cyangwa utekere n'umwana igikoma nta kibazo. Ubwo rero atetse igikoma ari mu gitondo agira ngo abone ikintu asigira umwana, n'umugeni amusigaranye ni umwana ukambakamba, nze kureba ukuntu nakwiyaranje muha igikoma, cyangwa nihanyura n'umuvandimwe nze kumubwira abe yampera umwana igikoma. Agitetse mu gitondo ndumva yari yatetse icyayi, ahari icyayi aje kumbwira ati dore rero ndimo kwitegura, wa mwana arakambakamba, abageze ahantu icyayi bakirambitse abakimenyeho. Numva cyo kora aho ngaho ngeze kwihebamo, ntago byabura ko uravunitse ubabajwe n'umubiri, n'umwana nawe nuko karararira kirwarira kubera ububabare, nuko nguko njyewe niho numvishirije ikibazo gikomereye. Ndavuga nti ndarwaye, ndavuga nti maje kurwara nanjye ku bibazo nk'ibyo by'amaherere, n'umwana nawe arahiye, numvishe ko birangiye. Naho byaje gukomerera, ariko nkomeza gusenga. Mbese ni byinshi byanzanye hano, urumva, ariko ubuzima nuko nguko buhagaze kugeza ubu ngubu, ariko nizeye imbaraga z'Imana.
umuntu ugukurikiye wumva ko hari icyo yagufasha wamubwira iki? yego umuntu nkurikiye wumva ko hari icyo yamfasha nta kindi gikomeye, gusa intsinzi ni ugusenga, namubwira asenge kandi Imana izatugirira neza, nubwo Satani turasa imyambi ariko Uwiteka dukiza muri byose. Umuntu rero ukurikiye iki kiganiro icyo namubwira ni uko yakomeza gusenga, nubwo turi mu isi. Ijambo ryarambwiye ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, icyo ni kimwe, ariko ngo nubwo ibigeragezo bitabura kuza ubizana azabona ishyano. Ubwo rero umuntu udukurikiye namushishikariza gukomeza gusenga no mu bibazo yahura nabyo bisanzwe, kugira ngo Imana ijye ikomeza imurengere, imubere umufasha, nk'uko nanjye muri ubu buzima tubamo nko muri Kigali cyangwa n'iki, kugira ngo Imana ijye imubasha kumwihanganisha mu bibazo ahura nabyo. Ni irihe somo cyangwa se ni ihe nama wagira abantu bahura n'ibibazo? Ni ibintu bigenda bimubaho cyane. Umuntu wagiraga impanuka byo bwikurikiranyije, hari abandi batunga amafaranga mu kanya gato akabaragiye, hari abahura n'ibindi bibazo bitandukanye ugasanga buri gihe bahora bamwiba. Ni iki wamubwira? Yego, ikintu nabasha kubabwira rero nk'abantu bakunda guhura n'ibyo bibazo, bajye bakomeza bishingikirize ku Mwami, kuko ikibazo gikomeye ni uguhura n'ibi bibazo utajya ujya no gusenga. Urumva iyo usenga hari inyoroshyo, kuko uhura n'ibibazo nk'ibyo ngibyo, ariko wazamura isengesho ukumva hari icyo uruhutseho. Yego, nababwira rero ko ukomeza gusenga kugira ngo nibijya biba, kuko nkanjye nuko nakundaga gusenga, nari narabwiwe, numvishije ijwi mbere na mbere ibi bijya kumbaho, numvishije ijwi rimbwira ngo humura, ariko mbura umuntu urimbwiye, kuko niyo ndyamye ngira kumva ndyamye nijoro mu nzozi, ngira ikintu gisa n'iyerekwa, ariko hari ibyo nota nkabyibagirwa, hari n'ibyo nota bugacya nkibyibuka, ariko akenshi ibyo nabashije kwibuka nkabisengera, akenshi burya birasohora, ko byagenda kose hari Imana inshakaho. Rero naje kuryama majije gusenga, nafata igitotsi, numva ijwi, nageze ngo umuntu uri hanze ubimbwiye, numva ijwi ngo humura nzabana nawe. Ubundi nagendaga nibonera amakayi imbere yanjye, nkagira ngo wenda n'ay'abana ari aho ngaho, cyangwa se nkavuga nti buriya hari umwana wambajije ikayi hari, nkabyibagirwa, nkavuga ntihari hari umwana wambwiye ko bamutumye amakayi, narabyibagiwe. Njye nabona amakayi nkabona ndi kwandika, ariko urumva mu bisanzwe nubwo nakoraga akazi k'ikimotari, hari igihe ntabonaga moto yo kuroba, nkakora ibiraka bisanzwe mu baturage. Ubwo rero najyaga ngira igihe nkafata umugoroba umwe nkasubirishamo abana amasomo. Urumva kubona amakayi nagira ngo wenda wayabonaga mu nzozi? Nayabonaga mu nzozi. Abavuga iki ubonye amakayi? Amakayi bundi bisobanura kwiga. Urumva ni ishuri ry'ubuzima, iryo yerekwa ryasobanuraga ko nanjye ngiye kwinjira mu ishuri ry'ubuzima. Yego, nanjye ubwo ni ishuri nashakaga kwinjiramo, ariko nabona amakayi sinsobanukirwe neza ngo numve ko ari nanjye ari ishuri ngiye gutangira. Yego, ubwo rero igihe cyaje kugera, nanjye mbona koko igisobanuro cy'aya makayi, nicyo naje kubitekerezaho nyuma, ndavuga nti buriya Imana yagira ngo inyereke, nubwo ntabashije kubimenya ngo numve hakiri kare, mbe nabasha gukomeza gusenga. Ariko nabonaga amakayi nkagira ngo nuko wenda nkunda gukoresha abana etide nimugoroba mvuye ku kiraka,
cyangwa se mvuye mu muhanda gutwara. Ariko ikintu nabwira abantu bajya bahura n'ibibazo, nk'uwari mugenzi wanjye twasenganye mu minsi ishize, ambwira ukuntu yagiye ahantu kuri banki ngo afata amafaranga yapanze kugura moto, aranayigura yewe ngo ayihereza umumotari kuko nawe yarasanzwe afitiye. Arambwira ngo nk'ejo mu gitondo wa mumotari ngo yaramuhamagaye ngo aramubwira ngo moto bayimwibye. Arambwira ati buriya nubwo ufite ibibazo ariko nanjye ubundi kwishyura miliyoni y'amafaranga ntariye ya moto naguze nyiguriye umuntu. Agenda anyuriramo mu bibazo agenda ahura nabyo, nawe numva mbisanishije bijya kuba nk'ibyanjye. Ubwo rero ndamwihanganisha, gusa icyo nabwira abantu nabo bagenda bahura n'ibyo bibazo, mu byiza no mu bibi tuba tugomba gushima, mu byiza no mu bibi tuba tugomba gusenga. Nuko nababwira ko intsinzi ari ugusenga, bakazamuka imisozi, bakihererana n'Imana se, kugira ngo Imana no mu ibyo bibazo ijye ibabera umujyanama. Yego, turagushimiye cyane. murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.